bakundwa b'umwami wacu Yesu Kristo, umuvandimwe wanyu Pasiteri Ndahiriwe Jean Dorape, nongeye kubifuriza gukomeza kugirirwa neza n'Imana. Umwami wacu Yesu Kristo akomeze kubiyegamiza. Aho muri hirya no hino, ndagira ngo dufatanyirize hamwe ijambo ry'Imana riri mu gitabo cy'umuhanuzi Mika, igice cya 3 umurongo w'8. Haranditse ngo, ariko njyeweho nuzuye imbaraga n'imanza zitabera n'ubutwari, mbihawe n'umwuka w'Uwiteka kugira ngo menyeshe Yakobo igicumuro cye na Isiraheli icyaha cye. Uwiteka tugirire neza bene data. Bene data bashiki banje, ndagira ngo twibuke yuko ejo bundi twizihije umunsi mukuru wa Pentecote turi iwacu muhira. Kuba rero tutakiboneka mu nzu y'Imana mu nsengero nk'uko byakagombye, bene data, ntibikuraho yuko dukomeza icyo twahawe n'umwami Yesu kumenya. Tugomba gukomeza umurongo w'abana b'Imana, umurongo w'ubukirisitu, tugakora ibyo twakagombye gukora tubikoreye mu nsengero, nubwo tutakizibonekamo tukabikorera iwacu mu ngo. Aho twaba turi hose, umurimo w'Imana ugomba gukorwa, ubuzima bwa gikirisitu bugakomeza. Imana yacu tugirire neza, kuko ubutumwa bwiza twigishijwe si ubwo kwizera Imana mu bihe byiza gusa, ahubwo mu bikomeye nibwo turushaho kugwiza imbaraga no kwiyegurira umwami Imana, kuko tuba tuzi neza yuko ari we ufite urufunguzo rw'ibyacu, kandi mu bihe bigoye nibwo tuba dukeneye kurengerwa n'Imana, bityo tukarushaho kuyegera tubikunze, tugashyiramo imbaraga. Imana yacu tugirire neza. Bene data, ndagira ngo nanone dutekereze muri uyu mwanya ko twizihiza umunsi mukuru wa Pentecote rimwe gusa mu mwaka, ariko ntitugomba kwibagirwa ko iminsi yose tuba turi aba Pentecote bagomba guhora mu mwuka wa Gipentecote no guhorana imbuto z'umwuka, nk'uko Yesu yabivuze mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohana igice cya 15 umurongo wa 16, aho yagize ati, simwe mwantoranije, ahubwo ni njye wabatoranije, kandi mbashyiriraho kugira ngo mugende mwera imbuto, imbuto zanyu zigumeho, kugira ngo icyo muzasaba Data cyose mu izina ryanje akibahe. Bene data rero, murumva yuko twahamagariwe guhora mu mwuka w'Imana twera imbuto, turi abakirisitu bazima iminsi yose, kandi ubukirisitu n'imbuto zacu bikagumaho. Ntabwo rero bigomba gukurwaho n'ibihe bibi nangwa ko iminsi yagenze ukundi. Imana yacu tugiriye neza. Niyo mpamvu ibyo twagagombye gukorera mu nsengero tugomba gukomeza kubikora mu minsi yose tukiriho, aho turiho hose. Imana yacu tugirire neza. Tugomba guhorana rero imbuto z'abana b'Imana iminsi yose, kuko uzisunika ahora muri twe iteka ryose. Imana yacu tugiriye neza. Usunika izo mbuto, uduha kuzera, aba muri twe iminsi yose. Niyo mpamvu tugomba kuzihorana. Ntitugomba rero kuba aba Pentecote ku munsi umwe gusa wa Pentecote, cyangwa ngo abariho twibuka yuko turiho, ahubwo tugomba kubizirikana iminsi yose aho turi hose, ku manywa na nijoro, tukanabihamisha ingeso zacu n'ibikorwa byacu birangwa n'imbuto z'umwuka wera. Imana yacu tugirire neza. Iminsi yose rero, mu bihe byose, tukabashishwa byose n'Imana yacu mu buzima bwa buri munsi. Uwiteka aduhire. Tumaze gusoma amagambo agaragaza umuntu w'Imana nyakuri. Bene data, tweba aba Pentecote, reka mvuge ngo aya magambo agaragaza umupentecote muzima w'ukuri. Turasomye ngo, ariko njyeweho nuzuye imbaraga n'imanza zitabera n'ubutwari, mbihawe n'umwuka w'Uwiteka. Umupentecote muzima w'ukuri rero aba yujuje ibi bintu uko ari bitatu. Aba agwije imbaraga z'Imana muri we, ari umunyambaraga, Imana yacu ikagaragara muri we. Kandi icya kabiri, aba ari umuntu wuzuye imanza zitabera. Imana yacu tugirire neza. Akaba n'intwari
mu byo kwizera umwami Yesu Kristo no gukomera ku gakiza cye. Imana yacu itugiriye neza, kandi ibyo byose akaba bikomora ku mwuka wera. Ndagira ngo dutekereze ku manza zitabera zivugwa. Mu yandi magambo twavuga yuko ari ukuri kutabogama. Ukuri kutabogama umuntu akwiriye gutunga, umuntu w'Imana akarangwa nako. Bivugwa neza rero yuko umupantekote muzima w'ukuri aba yuzuye imbaraga z'Imana, aba ari umunyakuri, akaba n'intwari mu byo kwizera umwami Yesu. Imana yacu itugiriye neza. Ibyo nibyo bimuranga, nk'uko Yesu yabivuze ati bazabamenyera ku mbuto zabo. Abantu b'Imana bamenyekanira ku mbuto zabo, bamenyekanira ku mbaraga z'Imana, bamenyekanira ku kuri bagira, bamenyekanira kuko ari intwari zo guhamya Kirisitu no kugendera mu nzira igororotse. Imana yacu itugirire neza. Mu by'ingenzi rero biranga umuntu w'Imana w'ukuri ni biriya tubonye, ni imbaraga z'Imana, ni ukuri, ni ubutwari. Ibyo byose umuntu akaba bihabwa n'umwuka wera w'Imana uba muri we, maze biriya nibyo bimushoboza kubaho nk'uko bikwiriye abahamagawe n'umwami Yesu, akaba umugabo nyamugabo wo guhamya Kristo mu buzima bwe bwa buri munsi, kandi akaba intwari mu bihe byose. Bene data bashiki banje, si ngombwa ko umuntu yirwa baririza ngo mbese uriya ni umukirisitu cyangwa ngo runaka nawe ni umupantekote. Ndagira ngo mumenye neza yuko twahawe ikimenyetso kituranga. Dufite icyapa kitugaragaza, nta wakwirirwa bibaririza. Dufite imigendere itugaragaza bene data, imigendere y'abana b'Imana. Dufite imvugo ituranga, dufite ibikorwa byerekana abo turi bo, twahawe n'umwuka wera, nk'uko ijambo ry'Imana rivuga ngo turi inzandiko zisomwa na bose. Imana yacu itugirire neza. Yesu yarabihamije, aravuga ati muzabamenyera ku mbuto zabo. Ati mbese hari abasoroma imizabibu ku migenge cyangwa imbuto z'umutini ku gitovu? Ngo niko igiti cyiza cyose cyera imbuto nziza, ngo ariko igiti kibi cyera imbuto mbi. Igiti cyiza ntikibasha kwera imbuto mbi, kandi n'igiti kibi ntikibasha kwera imbuto nziza. Ibyo tubibona mu butumwa bwiza bwa Yesu bwanditswe na Matayo igice cya 7 umurongo wa 16 kugeza wa 18. Umuntu w'Imana rero arangwa no gukora ibyiza, abihawe n'imbaraga z'Imana zimukoreramo, abihawe nuko ari umunyakuri n'ubutwari yahawe n'umwuka wera. Imana yacu itugirire neza. Niyo mpamvu umuntu w'Imana atakora ibintu bitari byiza. Niyo mpamvu Yesu yavuze ati igiti cyiza cyera imbuto nziza, kandi umuntu mubi nawe ngo ntiyakora ibyiza. Imana yacu itugirire neza. Turangwe rero n'imbaraga z'Imana, turangwe n'ukuri bene data, turangwe n'ubutwari duhabwa n'umwuka wera w'Imana. Imana yacu itugirire neza. Nta mupantekote rero muzima wuzuye imbaraga z'Imana, w'umunyakuri, w'intwari, urimanganya. Nta mupantekote muzima wujuje biriya bintu warimanganya. Nta mupantekote muzima wujuje biriya bintu wakora iby'ubugome, nta wakora iby'ubugoryi n'ubupfapfa ari umupantekote muzima wujuje biriya bintu uko ari bitatu. Oya, imbaraga z'Imana zimusunikira gukora ibyiza by'ukuri. Imana yacu itugiriye neza, zimusunikira mu gukora iby'ubutwari. Imana yacu iduhana umugisha bene data. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo njyeweho nuzuye imbaraga, nuzura n'imanza zitabera n'ubutwari mbihawe n'umwuka wera w'Imana. Haleluya. Tugomba kurangwa rero na biriya nk'abapantekote b'ukuri. Imana yacu itugirire neza. Bene data bashiki banje, umupantekote nyawe
azirikana iteka ko agomba guhora mu mbaraga z'Imana kugira ngo adakora ibidatunganye. Agomba kuzirikana iteka ko agomba guhorana ukuri kuko aricyo yahamagariwe, kugira ngo abe umunyakuri yitandukanye n'ibinyoma. Imana yacu itugirire neza. Kandi agomba guharanira kuba intwari, agaharanira kuba intwari y'umwami Imana yacu, kuko ubwami bw'Imana butwaranirwa. Haleluya! Imana yacu itugirire neza. Yesu rero mu butumwa bwiza bwanditswe na Matayo igice cya 7 umurongo wa 21 yaravuze ati, umuntu wese umbwira ati mwami mwami, si uzinjira mu bwami bwo mu ijuru, keretse ukora ibyo data wo mu ijuru ashaka. Imana yacu itugirire neza bene data. Umuntu wese uvuga ngo mwami mwami, umuntu wese witwa umupantekote, umuntu wese usenga nangwa se uterana, ntabwo ariko bose bazinjira mu bwami bw'Imana, ngo keretse abakora iby'Imana ishaka, ari byo by'imbaraga, ari byo by'ukuri, ari byo by'ubutwari. Nkaba ngira ngo rero uyu munsi wa none mbifurize guharanira kuba abanyakuri, guharanira kuba intwari z'Imana, mubiheshejwe n'imbaraga z'umwuka wera Imana yacu iha abantu bayo. Mwene data mushiki wanje, uyu mwanya wisuzume muri iyi minsi twizihiza mu munsi mukuru wa Pentekote, urebe neza yuko imbaraga z'Imana zikorera muri wowe. Urebe ko umwuka wera yakumanukiye akaguha imbaraga, akagushira mu manza zitabera ariko kuri, kandi akaguhindura intwari. Imana yacu itugirire neza, maze Imana ikwambika imbaraga, Imana ikwambika ukuri, Imana ikwambika ubutwari, mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Mana yera se umwami Yesu, girira neza mwene data na mushiki wanje bumvise aya magambo, kandi ukore ku mitima yabo bakangure, kugira ngo bamenye neza yuko bakwiriye kugenda nk'uko bikwiriye intore z'Imana, bigwijeho ibyangombwa byose ibyo wageneye abanyura muri iyi nzira igana mu ijuru, kugira ngo bagende nk'abanyabwenge kandi bafite ibibashoboza gushyira mu bikorwa ibyo bahamagarirwa kuzuza. Nta kindi rero, ni imbaraga, ni ukuri, ni ubutwari, nibyo biduhesha kuba abagabo nyabagabo no guhagarara tudatsinzwe mu minsi mibi nk'iyi. Uwiteka ndakwinginze ngo uduhire kandi utabara ubugingo bw'abera kugira ngo butagwa mu bico. Ni mu izina rya Yesu Kristo mbisabye mo nizeye. Amen.